birimo iyo reka tuze kuri 11 ariko mbanze mbahe andi makuru nyine ari hande oro ibyo twagiye dukoraho comment byose twagiye tugira abantu badusubiza. Umuvandimwe wacu Maurice ushinzwe itangazamakuru muri Ferwafa yambwiye ati murakoze cyane kudukebura ariko rwose ibyo mwari mufite impungenge birasa nk'ibijya ku murongo. Ati ibiciro byaragabanyijwe, hari kampani imwe ishinzwe catering service donc byose byakozweho. Merci gukomeza kudukebura bimeze neza cyane. Ubu bahaye kampani imwe isoko rishinzwe kutwitaho no ku biciro biri affordable. Sibyo bwana Iberi? Yego. Icyo ni icyambere. Icya kabiri Iberi yuko nawe nazo kumuha umwanya atubwire za gahunda uko iteye. Yego. tubanze twinjira ariko turebe abakinnyi bahari n'abasaba yihute cyane twihute cyane kugira ngo tubisoze neza. IPPIS imyanya y'ibihumbi 10 nk'uko mwabivugaga yarangiye, imyanya y'ama VVIP yarangiye, hasigaye imyanya ibihumbi hamaze kugurwa ibihumbi 13 muri upper and ball lower ball. Barimo baragenekereza bakavuga ko hasigaye mu myanya nk'ibihumbi 10 nisigaye bivuga ngo murimo murabyumva neza. bivuga ngo mu myanya y'icyubahiro ya VVIP VIP box za suite hose yaruzuye, hasigaye imyanya y'igihumbi n'ibihumbi kandi ubwo hari abantu ibihumbi 10 hari abantu ibihumbi 10 hari imyanya ibihumbi 10 cyane igihumbi hose igihumbi rero haracyari imyanya. Abanyarwanda bagure ku bwinshi ko stade tugomba kuyipfuka tukayuzura. Bivuze ngo ibihumbi 33 byarangiye muri 45 hasigaye 13 muri lower and upper ball. Abantu nibagure rero ku bwinshi, abantu ibihumbi 13 turabashaka. Abantu b'igicumi buriya batuye kure ba hano mu Rukomo ntibaza bakareba match. Rwamagana batuye kure, Rwamagana batuye Bugesera, abantu b'Ubugesera hariya batuye kure, Kurugarika ku Kamonyi batuye kure, abantu no mu Ruhango ntago ari kure mu Ruhango se Muhanga hano hirya ariko se abantu benshi ntabwo bakora i Kigali bataye mu Muhanga. Numvaga iwacu kera banga kure ni mu nda bitewe n'icyo ugiye gukora. Iminota mike tuve kuri line-up yarakomeje ku kijyanye na defense centrale. Hari ikintu mutoza yavuze ejo mwizamu, reka tubigenere neza ngo Ibe adushyira muri suspense. mwizamu ninde? abakinnyi bahari turabazi. Umuzamu ni Fiacre. Tujye mu bwugarizi rero. Defense rero ni hari ikibazo. Defense rero nshaka kuvuga rore. Umutoza ejo ntabwo yeruye ngo avuge umukino azakinisha. Urumva aba defenseur centro basigaye, Mutsinzi Ange we arahari, ariko twibazaga kuri Manzi na Kavita Fanuel. Yahereye kuri Manzi aravuga ngo Manzi imvune yarakize pe, ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Ariko aravuga ngo ikibazo amufiteho nuko kuva yakira imvune nta match n'imwe yigize akina. Byumvikane ko amaze ukwezi adakandagira mu kibuga mu match y'igihugu. Aheruka match y'igihugu yavunikiyemo, nta match yakinnye. Aravuga ngo ni ikibazo muri Côte d'Ivoire dukina na Benin dutsindwa 3. Clement musimbura, ariko aravuga ngo kubera ko afite experience byibuza nta kibazo. Ageze kuri Kavita aravuga ngo ni umukinnyi mwiza, yabonye urwego rwe ruri hejuru, nta kibazo na kimwe amufiteho. Ariko aravuga ngo kuba bakora imyitozo ibiri yonyine abo bakinnyi bava hanze baza basa n'abatinze, uwumva kabidutaho ashyiramo iyo suspense. Nige na Clement afite amakarita abiri, agomba gusiba match agakina match ya Nigeria. So icyo mbitekerezaho ni iki, ntekereza ko defense aragumana defense ye. Manzi Thierry nyine yari yagize imvune yarakize. Muri club ye nubwo atakiniye match ariko yakoze imyitozo umukinnyi mu professionnel nka Manzi. Si n'ubwa mbere umutoza yakinisha abakinnyi bamaze igihe badakina. Turabizi Jihad igeze kumara amezi 8 adakina, kandi muri equipe nationale akina, azagakina match zose. So kuba yemera ko imvune yakize na Manzi rwose imvune yarakize burundu, maze nk'ibyumweru burundu rero ntago ari buhindure pe. So araza kumukinisha, ahubwo Kavita in case yabona Manzi adafite fitness muri match, akabona harimo utuntu ameze neza. Kavita nabonye ari fit cyane, nawe akaba yamaze nibura kubona uko equipe ikina match uko igenda mu kibuga. Yafunga uriya vi ya Kavita Abanyafrika ni kuri abasanga bari Abanyafrika basara na grife ni kwa kundi n'ubundi bahambira hanga mwana y'urubombashe umbaje mu kibuga nta kintu yazitse akabarazima akunda kuzirika utuntu. Ameze neza Kavita, ameze neza kabisa, afite shape ariko n'umusore shape, afite taye pe. Ariko icyo mbaza, akina muri defense cyane holding, akina muri defense umuyobozi wa defense bose n'ibyo abamanzi nyine kuri gatano ari abakuraho imitwe no muri bero. Ariko rero ntekereza
ntekereza ko wenda umutoza yavuga ngo Manzi akina muri Libya, agiye gukina na Libya, wenda iyo Libya arayizi, buriya Manzi n'umusitari cyane muri Libya ku bantu bagiye n'ingwanye, anasanga mu mwanya mu ikipe y'igihugu igihe cyose yamubanzamo mu gihe byakwanga ashyiramo Kavita. aramutse agaragaje ikimenyetso cya fitness iri hasi nibwo yazanamo Kavita nayo kuri bench yaramaze kubona nibura konsinye z'umutoza na system abakinnyi bakina na filozofi y'imikino y'umutoza. Ntekereza ko yamaze kuyibona. Petetre wenda kuri match ya Nigeria Kavita kaza bari kumwe na Mutsinzi Ange mu gihe wenda Manzi yagaragaza utubazo. Hanyuma Mediane ntekereza ko yatsinze kipe y'igihugu ya Benin idahinduka, ubwo ku mpande byo ni Mangwende na Mangwende na fite nombre nda ibutsa ariko Mediane ari Casemiro, ni Casemiro, kapiteni Jihadi na Samuel Gele. Mediane niyo yego Casemiro ameze neza, amaze iminsi akina muri Stade Tunisia anatsinda, ari mu bakinnyi bari kugenderwaho cyane, ari mu bakinnyi bafite forume mu impande uko nabonye stretching akihagera ndetse n'imyitozo uko ameze nawe ari in a good shape, amaze n'iminsi akina n'ikipe wabonye ko yayikarifiye kugera kuri finals zo kuzamuka mu cyiciro cya kabiri. Kwizera Georgia azatera match, aratera match aziko arimo ni uruhande rw'iburyo. Aramutse agaragaje ko nawe kandi noneho yahageze kare, nibwo yakora za manevre tactique ze, akaba yazanamo wenda Ruboneka nawe kwakunda musimbura akamuhengeka, ariko Georgia araza kuba arimo abanzamo ku ruhande rw'iburyo, ibumoso nk'ibisanzwe. Georgia mbona do preference yakoreshwa ibumoso kuko no mu ikipe akina wing back ibumoso, uvuga ngo abameze nk'umukinnyi uri gukina kuri 11 cyangwa se kuri 3, uvuga ngo kubera ko technical yari hejuru ubona nyine bamuprefera kumukoresha ibumoso kubera ko izo centre zikata neza, cyangwa se agakora matire ari mu moso ariho yakina muri Krebe ye, wenda bakaba bagurana mu wing back ibumoso. Muri equipe nationale kuva yatangira guhamagarwa nta wundi mwanya arakina uretse iburyo. Sinekeza ko umutoza ariko impamvu mukinisha buryo n'abakinnyi dufite biburyo n'abawinga y'uburyo tugira muri equipe y'igihugu bakomeye barafinda nawe afoso ako Gilbert imbere nakinaga iburyo kuri arazo no muri avuye yakinaga kuri karindwi bimeze nka Vinicius nyine na Vinicius no muri apera kina abenshi barahinduranye ariko bashaka guhindura, sinzi impamvu uri match batashaka guhindura kuko iyo match yiza mu 15 hari ubwo bahindura bakavuga ngo wenda barafinda muri equipe ya club muri aperi yamaze gufatisha uruhande rw'ibumoso, muri national yamaze kurufatisha ntibihinduka. Georgia muri national imikino se amaze guhamagarwa akina ku ruhande rw'iburyo. Nshuti Inosa nta rutayizamu turabona wo kumusimbura, ahubwo buri ikintu gikomeye umutoza akora ni mu gusimbuza. Nibwo ushobora kujya kubona ukabona azanye Ruboneka amuteretse kuri rwa ruhande rw'iburyo nkuko bimera muri APR. Pourquoi pas harya wa mwana ari muri equipe nationale wa mwana Muzungu arimo Muzungu match yateye kuri Djibouti birashoboka ko yaza amasimbo yakajya kwakina iburyo, bashaka iminota nk'icumi ya nyuma akajya iburyo Petetre agasimbura Georgia mu gihe amaze kunanirwa ibumoso, bakareba ukundi kuntu babikora, ariko equipe yakinye kuri Benin ntekereza ko ari iraza kugaruka kuri n'ubundi kuri match ya Libya. Reka iminota ine tuyisaranganye muri ubu buryo, abariyo ngo barakwishyuza ngo Fruno babuhaye, hanyuma Iberi fata iminota 2 ntuyirenze niba myinshi uduhe arivo y'ibintu byose biri bukurikirane gahunda zo bukurikirane ku mahoro. Icyo bagomba kumenya nuko abasifuzi baza gusifura uyu mukino na abasifuzi bakomoka mu gihugu cya Mozambique, twarabonye ku munsi w'ejo bagiye muri stade, barimo rero umusifuzi uza kuba ari mu kibuga hagati bamwita Celso Armindo Alivacao, hanyuma kandi umusifuzi w'igitambaro yitwa Arsenio Chadrek, hanyuma Ivanildo Mileye de Oliveira n'umusifuzi wa w'igitambaro, Wilson Julio n'umusifuzi wa kane, mu gihe komiseri aza kuba ari Evariste Menkwende n'umunyakameruni. Hanyuma kuri gahunda rero, gahunda iraza gutangira ku isaha y'isa sita zuzuye kwizigira ngo nkuko bisanzwe ndajya mbivuga mu cyongereza twihuta cyane bishyira mu Kinyarwanda. Saa sita zuzuye hari icyo bita security checks completed. Saa sita rwose bagomba kuba bamaze gusaka ibijyanye n'umutekano byose byamaze gutungana. Saa saba opening of the stadium, saa saba stade ifunguye ku mugaragaro. Hanyuma saa 10:30 arrival of teams, referees and match commissioner, abayobozi b'umukino, abasifuzi ndetse n'amakipe ari buze gukina saa 10:30 agomba kuba yinjiye muri stade. Kuri iyo saa 10:30 nibwo haba icyo bita start lists to be picked up from the teams by match commissioner. Komiseri w'imikino araza kwinjira muri dressing room ya buri kipe afata abakinnyi bari buze kubanza mu kibuga. Hanyuma saa 10:50
colors, equipment and jewelry names, accreditation and numbers to be checked by the fourth official. umusifuzi wa kane araza kuzenguruka muri za dressing room bamwereka amabara ibirango by'amakipe n'ibyo bari bwambare byose abicekinga neza. Saa 11:10 start of the warm up. Saa 11:10 baratangira kwishyushya. Saa 11:10 announcement of the team lineup. Saa 11:10 nibwo announce w'iyi match arabarinde Lorenzo Hitimana na Claude Hitimana na Brian. na Brian ariko na Ngabo Robin barajyamuha mikoro agira utuntu anyuzamo ariko abari official ni Hiti na Brian baratangira gusoma line up yibwira abafana dukoma amashyi. Saa 11:40 end of warm up. Saa 11:40 barabarangije kwishyushya. Saa 11:45 3 minutes warning for players. Haraba saa 11:45 haraza kuba iminota 3 abakinnyi bahabwa amabwiriza n'abaza kuyobora umukino. Saa 11:48 substitutes and team officials leave the dressing room. Saa 11:48 nibwo abatoza n'abasimbura bose baza kuva mu rwamba bajya kuri bench. Na 50 players leave the dressing room. Saa 11:50 nibwo babana bibendera basohoka n'amakipe asohoka abakurikiye. Na 51 teams arrive at the final regrouping position. Last check of the players equipment by assistant referee. umusifuzi wungirije baratangira kugenda bareba abakinnyi bamaze kugera mu kibuga batonze umurongo bategereje kugenda babacekinga nyine bareba byose ko biri ku murongo. Aha, ubwo rero ikirabo gisiga ni kimwe. Na 54 team lineup front of VIP tribune national anthems handshake. Urumva? Yego saa 11:50 kick off.